reka tubashimire abakunzi b'Umuryango TV. Gindi Joseph akozwe Umuremyi, Nyindi Vanessa. Ikiganiro ni inama y'umutekano, aho tugaruka kuri gahunda za leta n'uburyo zishyirwa mu bikorwa, uruhare rwacu urwa leta, aho byagenze neza, aho bitagenze neza, dukurikije uko tubibona. Ntabwo ari ngombwa ngo bibe ari byo buri gihe uko tubibona. Niyo mpamvu dukenera n'ibitekerezo byanyu. Twakoze ikiganiro ku itariki 7 z'ukwa 10 2025 kivuga kuri Coding Academy. Igihe twabangwa ikinyoma no kuri ku ishuri rya Coding Academy, aho byavugwaga ko twagarutse ku makuru ya bamwe mu barimu bigisha siyanse muri kaminuza, bavuga ko abanyeshuri banjerangije muri Coding Academy Bigishwe bitandukanye n'ibyo bakabaye, bagezeyo bakigishwa ngo urobo, nta masiyanse biga, ntibiga amasiyanse, ntibiga mate, ntibiga fizike, ntibiga mate, fizike na shimi, kandi muri UR ari byo nshingiro yo kubemerera ko higa, ari byo shingiro ku banyeshuri biga computer science. Haje comment zitabarika nyinshi, hagakurikiraho yamvugo yo muri covid ngo ntunanirane. Yego, gira amatsiko ndabaza, abantu bose bangana gutya bavuga ko ishuri ryiga baba babeshya, bari kugaruka ku kintu kimwe, bose abenshi bari bababajwe no kubyumva. Yego, bavuga bati abantu bariga kandi biga neza. Ariko nanone nkabaza abarimu ba kaminuza bamaze imyaka n'imyaka, baguha amakuru atariyo, urumva nagiye hagati. Ariko ni n'ikibazo, urumva umuntu wigisha kaminuza ntago ari umuntu usanzwe, ntago ari umuntu ufite ubumenyi busanzwe ku buryo kuba yakubwira ikintu wowe ugatanga igitekerezo kiruta icyakubwiye. Nta ngo afite mu makuru apfuye uko nabibonaga. Yego, nuko batumye ndenzaho umuhanda. Iyo nari ntwaye ku itariki 7 z'ukwa 2025, ugarutse uyitwaye nayirengeje umuhanda. Igarutse ku itariki niba ari 24. Abarimu bamanitse ibyapa bitari byo, nyirenze umuhanda. Ariko nabanje ndabaza niba ari byo koko mu byemezo. Mfite document hano ifata amasomo ya Coding Academy kayagereranya n'amasomo ya REB asanzwe mu mashuri ya siyanse, ariko noneho muri kaminuza indani. Mfite document y'inama yabaye kuri tariki 25 z'ukwa ku itariki 31 z'ukwa 2022 yewe na Minister Claudette Irere. Yagarutse ku cyerekezo ahantu abanyeshuri barangije muri coding bazerekeza. Icyo gihe initeke yabo y'imfura zabo yaburaga umwaka umwe ngo isohoke, kandi koko abambere basohotse 2023. Hanyuma izo zose zigiye zifite amakuru ashingiye kuri comment. Abantu bambwiye bati have ntabwo urabona abantu bakomera ngo wicare uceceke. Hari ubwo uhita usubiza amaso inyuma ukavuga ati ese ko aya makuru nayahawe, abantu bakaba bari kumva ibitekerezo bimeze gutya na gutya, ubakongera nanone nkamenya. Gusa nanone ikibazo kiragaruka nanone ku kindi kibazo. Ikibazo kiragaruka ku kindi kibazo. Igisubizo cy'ikibazo kiragaruka ku kindi kibazo. Nibyo Coding Academy barigisha, ariko se bari kwiga amasiyanse hirya no hino, noneho bari kwiga iki? Bari kurushywa n'iki? Kuki wumva ko ari ukurushya ku kantu se usorejeho ko kurushywa n'iki? Bigaruka ibibazo byacu kimwe gishoboka ikindi kizamuka. Coding Academy, Rwanda Technical Board, rwose mbiseguyeho. Abanyeshuri mwize muri Academy, abarimu
bamwe mu barimu ba siyansi batumye ndenza aho umuhanda ariko amahirwe nizeye ko nta muntu yishe nawe yishe kuko tuyisubize mu no wari uyitwaye ubwe arajya ahagaze ndiseguye rwose gusa nanone ubu turaza kubaza ababishinzwe abari kwiga siyanse muri kaminuza y'u Rwanda abari kwiga siyanse hirya no hino niba Coding Academy ari ikinyuranyo cy'ibyo bigisha ku kibindi byose bitafungwa bigashorwa mu bindi tugakomeza umujyo urabanza bitubwire kuko nyine urumva kuko tutaramenya ukuri kw'ibiri muri izo dosiye ntago cyanya bahita tutubwira ngo bari kwigira iki reka tugaruke mu kanya ariko ndagororotse ndiseguye yego reka tugaruke mu kanya tugaruka kwizi dokima zose amwe abayobozi bahuye hirya ingabo zirahanganye hakurya imirimo irarimbanyije yewe amakuru aracicikana buri wese aribaza byabereye he habaye iki ryari ni bande intandaro ni iyihe ariko se byaje gute iragana he ese upfana iki nabyo tubane mu kiganiro inama y'umutekano ku Muryango TV kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu buri saa 3 z'umugoroba Umuryango TV ukuri ku byabaye mbibutsa ko amakaro meza ni ku Ikaro Plaza iremera imbere ya gare 0783254046 hanyuma Elite Shine ni dry cleaner 0788352236 bahamagare bagutunganyiriza imyenda cyangwa se basanga aho bakorera Kicukiro ku nzu y'abadezami africabiro.com bagufitiye imishinga y'inyubako ku iyi website ubasure urebeho inyubako yaberana n'ikibanza cyawe cyangwa se nibyo wifuza gukora banakugira inama bakanaguherekeza kugeza ubonye ibyangombwa New Hope bafite inzoga za Moap bakorera Tedemir imbere yo kwandamage 0787137442 izi nimero wazikoresha wifuza kurangura byisumbuye cyangwa usaba amakuru ariko izi nzoga za Moap ziri ahantu hose Heroes Apartment bagufitiye amacumbi meza ndetse arimo byose 0783505030 ubahamagare baguhe apartment nziza niba uvuye hanze waraje gusura abavandimwe cyangwa se uje muri Kigali uje mu kazi kanyuranye baguha apartment nziza cyane RMTech bagushyirira inyubako yawe bayishyiramo amashanyarazi bagukorera inyigo y'amashanyarazi yajyamo bagukorera inyigo y'ibikoresho washyiramo bagukora uburyo bwa installation inyigo ya installation byose barabigukorera ariko none bagukorera na audit yo kureba niba koko ibikoresho birimo bishyirishemo amashanyarazi mu nyubako yawe bijyanye n'igihe ariko nanone ibikoresho byose baguha nibasha guhangana n'ingaruka z'ikirere RMTech ni kuri 07854445 Bazil Industry ni Pure papier hygienique za Pure nizo zonyine zikoze mu bikoresho byagenewe gukora papier hygienique mu gihe United Scholars igufitiye amashuri y'abana haba mu Burayi haba no muri Amerika ndetse no muri Aziya 0788304387 aba bose ubegere ku bantu namwe mufite inyandiko zabiza amahugurwa yaba amaraporo y'ibitabo mwanditse cyangwa se abari gusaba amashuri mukeneye ko diplome ziba mu rurimi urunuru Savana Ringo niyo gisubizo yonyine igufasha guhindura inyandiko basemura inyandiko icyo bita translation hanyuma zose kandi mu buryo ubwo ari bwo bwose wakenera zirimo impamyabumenyi ibyangombwa inyandiko zifashishwa mu mategeko no mu buvuzi inyandiko zose z'imiryango idaharanira inyungu NGOs inyandiko zo guhugura abakozi cyangwa abagenerwa bikorwa training manuals ibitabo n'ibindi byose babigukorera vuba kandi mu ndimi nyinshi wikererwa uhangayika bahamagare Savana Ringo bahamagare cyangwa bandikire kuri WhatsApp 0788717175 ubabane ubashe kuvugana nabo cyangwa se ubabwire serivisi wifuza muri ziriya twavuze hejuru cyangwa se ubasure kuri savanaringo.com basange kuri website yabo bagufashe hamwe abayobozi bahuye hirya ingabo zirahanganye hakurya imirimo irarimbanyije yewe amakuru aracicikana buri wese aribaza byabereye he habaye iki ryari ni bande intandaro ni iyihe ariko se byaje gute iragana he ese upfana iki nabyo tubane mu kiganiro inama y'umutekano ku Muryango TV kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu buri saa 3 z'umugoroba Umuryango TV ukuri ku byabaye muri 2015 bavuga ko Minisiteri y'Education yavuguruye uburyo bw'imyigishirize y'amasomo ya siyanse kaza za combination mathematics physics na computer MPC nyuma kandi akaza computer economics and mathematics
bakagira uburyo bwo gukora amasilabisi ubwo abigisha barabizi ibyo bitaga ngo competence based teaching and learning. yego nyuma hazi ikoranabuhanga kabineti ya 2017 mu kwa kane yemeje Rwanda Digital Talent Policy. aho badevelopa abantu b'impano, politiki yo kudevelopa impano mu zinyuranye mu buhanga bunyuranye bwa digital, harimo n'ibyose by'ikoranabuhanga, mu rwego rwo gushyira mu bikorwa kimwe muri yo Minisiteri ya Education, Minisiteri ya ICT na Innovation, Minisiteri Rwanda Information Society Authority RISA, Rwanda Education Board REB, WDA yasimbuwe na Rwanda Technical Board, yego hanyuma na za RP izi Rwanda Polytechnics n'abandi bafatanyabikorwa batekereje uburyo perezida ngo yaragiye muri Korea areba abana uburyo bakora amakode mu ikoranabuhanga, arabase twebwe bacu dufite ababikora, abana bacu bafite ubushobozi bwo babikora, ariko n'igihugu kivuma sanga ngo ibintu twabishobora. yego nibwo rero byose byahitaga biba batekereza ko iri shuri rya Coding Academy aho bavuga ngo tugiye guforma abana bise ngo born to code, abana bavukiye gukora amakode. biza kurangira haje umushinga w'iki kigo cya Coding Academy gifata abana barangije uwa gatatu babahanga mwaya masomo ya siyansi, yego batsinze neza amasomo ya siyansi, babashingira ikigo cyabo cyihariye, bavugana na REB bakora curriculum yihariye yabo, kurumva niba bateguriwe byihariye nawe ubwawe yo guhuza science abantu biga muri tora ariko ikaba na applique mu buzima bwa buri munsi. Apana ya maformule tuba tuzi mu mutwe tutazi naho tuzayakoresha, aba ya physique, aba ya math, aba ya chimie byose umira. niba ari za salama kuri ukabuze ikizirimo, yego ukaba wakoresha izo formule za chimie na kibavanze ibiki n'ibiki apana kwagaruka bago bari kubivangira mu ibase. ubwo no kwiga formule zijyanye n'ubutaka utuyeho. iyo uganiriye na bamwe mu ba scientifique barakubwira ngo bigezweho ko noneho banakura bakameza igihe niba uzarwara kanseri mu myaka iri imbere, niba ushobora kurwara malaria mu minsi iri imbere, bakabipima mbere. emerging technology nshya zigenda ziza. yego ariko mpamya ko science twigaga igenda rimwe na rimwe iba obsolete, niyo mpamvu usanga ushobora kubyiga ariko ukibaza harya byagenze gute, nabikoresha ibi bintu mfite mu mutwe. nk'umuntu twiganye wazize trigonometry cyangwa marimiti bakamwirukana ubu yazize iki, sibyo ari mu rugo atazi icyo yazize. So iri shuri ryari rije gufata science abana biga ikaba applique ku buzima bwa buri munsi, ikaba yashyirwa mu bikorwa noneho by'ubuzima bwa buri munsi. niba ari good governance akabirembo gutya ritanga serivisi. yego hari ibihugu ujyamo bavuga ngo abana bo mu byumba barahohoterwa ngo ujyanyeyo fanta bamwaka ibindi, ujyanyeyo iki bamwaka ibindi, uhura na robo muri lift ijyanye ibintu. niyo bayitumye muri etage ya 14 irazamuka ize mu cyumba cyawe cya runaka ukoreramo 480 kuzanira ibyo kuzanira yongera ikata, urugero urikinguye ubiteruyeho irakase rurifunze iritaye kuzirafunguye zigize zifungurwa n'amakadi. So ishuri ritekerezwa gutyo baratangira bariga 2019 baratangira 2019 batangirana n'abana 60 bibiri mubare muto
ubundi mu bindi bigo dusanzwe tuzi ko ni muri za Magana. Yego ni muri za Magana. Ubukurikiye hamaze n'iteka bibiri batangira na 60. Iya gatatu bafata 120. Iya kane n'iya gatanu bafashe 80. Kuki imibare yagiye ihindagurika? Hari aho wumva bazamutse 60 ubwo bari bagitangira bikubye aho wenda byari mu igerageza. Hanyuma nyuma yaho rero ubwo nibwo basanze bafashe 80 ubwo bari bavuze ko bashobora guhita batangiza ya kaminuza. Bafite kaminuza se? Iramutse itangiye nyine barayitekereza. Turaza kuhagera nibwo batangiye gufata 80. Kugeza ubu ikigo kirimo abana 281 bakiga. Kuri nawe n'ikigo amaze kurangiza intake enye. Iya mbere harangije 58. Bavuga ko umwe yagiye hanze undi agapfa. Iya kabiri 60 bose bararangiza, n'iya gatatu 60 bararangiza, iya kane harangiza 116. Ubwo urumva hari bane nabo batasozanyije nabo. Batasozanyije nabo. Harimo babona amashuri hanze cyangwa bakajya hanze. Gusibira n'ibintu cyangwa se bagasibira. Cyangwa se bamugani akagonga igikuta. Urumva? Yego. Ngo hari umubyeyi wasibije umwana ateza intambara nyinshi cyane. Ashaka umwana asibira? Oya kuyimuka ku gatuza. Yego. Numve kumva umubyeyi ari gusaba gusibira. Urumva? Ikigo abana uko barangiza hatangiye kuvuka ikibazo. Twakoze ikigo cyihariye. Yego. Bazerekeza he? Nibajya muri kaminuza. Bazajya kwiga iki? Ariko byo ni ikibazo. Urumva bashinze ishuri. Barishinga mu buryo bw'umwihariko. Batoranya abana batsinze ikintu runaka. Babigisha mu buryo bw'umwihariko. Muri kaminuza bagiye kuza mu buryo bwacu bwa rusange. Umwihariko. Muri kaminuza bwa rusange. Baje muri gakondo. Baje muri gakondo. Uramfashije cyane. Aho rero niho hari isubyo. Byapfiriye rero. Umwaka mbere y'uko initeke ya mbere irangira. Ya nama bavugaga rero na Irere. Inama yabaye 2022 bakije amatariki. Abambere barangiza 2023. Yego. Mbere yaho baricaye bareba amasomo rirashuri ryigisha, ni document ndende ntago ndibwirwe njyamo yose. Yego. Ariko mu buryo bw'amasomo. Barije basanga iby'abana bize kuri Coding Academy. Nibyo kaminuza y'u Rwanda yigisha mu wa mbere biga science nyine. Yego. Module. Computer Science and Technology. Barabaga bagasanga mu wa mbere bizeho 70%. Yiga segonderi. Ari byo azajya muri ibyo yakagiye kwiga muri kaminuza yamaze gufataho 70%. Ibihari. Sibyo? Uwo ni umwaka wa mbere. Yego. Bari amasomo kaminuza yigisha mu mwaka wa kabiri. N'ibyo abana bize muri coding basanga mu wa kabiri bizeho 65%. Amasomo kaminuza y'u Rwanda yigisha mu wa kabiri. Turi kujyana. Yego. Hari mu wa mbere. Mu wa mbere niho basanze baranje 70%, mu wa kabiri bigiye kuri 65%. 65 ndi kuyagabanyiriza ikira 65%. Yego. Mu mwaka wa gatatu naho basanga amasomo bize kuri cya kigo bigagaho 65% barayirangije. Ayo kaminuza itanga. Kaminuza yiga imyaka 4. Kuwa kane nawe mutubwire. Urumva? Bageze mu wa kane. Basanga
ibyo bita ngo embedded systems and software engineering mu wa kane biga no muri Rwanda Coding Academy barayize. iri kuri iki kigero cya kangahe? Cyiza cyane. Ahandi wagiye duha percentage? Hano ntazo biriwe bashyira gusa bavuze ngo they are covered. Yego. Barayize. Ariko ngo baza kubonamo observation. Uburyo biba applied. Kaminuza yo iri inyuma. Uburyo bishyirwa mu bikorwa. Aho hari muri departement, nyine departement abana bashoboraga kwigamo. Sibyo? Bageze muri departement ya information technology. Basanga mu wa mbere 68% barayarangije. Basanga mu wa kabiri 56% barayarangije. Basanga mu wa gatatu 40% barayirangije. Basanga mu wa kane 50% barayirangije. Bageze muri computer science. Ubwo ni departement abana bashobora kujya. Yego. Basanga 70% umuhango wararangiye. Basanga 62% umuhango wararangiye. Basanga 45% mu wa gatatu umuhango wararangiye. Basanga mu wa kane umuhango wararangiye 40% barayize. Yego. Abana babura aho berekeza gutyo. Abana bafite ubumenyi bigaragara ko icyo bakabaye bajya kwiga barabyize, bigaragara ko bazaba bagiye kota yizuba. Bakabahaye rero degree ebyiri. Sibyo? Haba inama. Yego. Kunzanye indi raporo ya kabiri. Iya mbere yabaye 2022. Haba inama kuri iyi nama nyine niyo yaje. Niyo yabaye nyuma yuko abana basoje kwiga cyangwa bakiri mu ishuri? Yari abana bashoje 2023. Iyi baryare 2022. Ni ya indi ya Irere. Ya Irere. Claudette Irere ayobora inama. Yari irimo Dr. Musabe Richard. Ni dean wa school ya ICT na Computer Science and Technology muri Kaminuza y'u Rwanda. Inama yari irimo Karema Gordon ni Director General muri Mini ICT. Inama yarimo Dr. Niyigena Papias, Project Manager muri Rwanda Coding Academy. Inama yarimo Dr. Niza Mwihitira Christine, ni Head of Department muri REB. Inama yarimo Murangwa Pole, ni Register muri UR ishami rya Computer Science and Technology. College of Science and Technology. Nabango ni Computer Science and Technology ni college. Murangwa Pole ni Register wa College of Science and Technology. Musabe Richard, Dr. Musabe Richard navuze mbere nawe ni Dean wa College of Science and Technology na ICT. Inama yarimo kandi Dr. Uwitonza Alfred, ni Head of Department ya Computer Science. Yaririmo Harerimana Dominique, ni Head of Department wa IT. Inama yari irimo Murangira Theoneste, ni Head of Department wa ntazi sinze kweshya inshingano z'abantu. Ya raporo irihe y'amasomo ari software engineering kamurikize kwa amasomo ari hano. Yego. Murangira Theoneste ni Head of Department wa Software Engineering w'iyo departement. Yego. Harerimana Dominique ni Head of Department wa Information and Technology.
nibyo navuze ngo IT wa information and technology, mu gihe Uwitonze Alfred ni head wa department wa nkurikije abbreviation ziri hariya wa computer science. Aba nabari mu nama. Aba bari mu nama baricaye bareba, havuka ikibazo kigenda giterera, basanga abana biga Coding Academy ibyigishwa muri kaminuza hamaze kubifata babigeze kure. Hari ibitekerezo bibiri, gufata ibyo bize muri kaminuza bikabarwa nka credit za kaminuza, ibyo bize muri segonderi bikabarwa nka credit za kaminuza. Basanga ntibafata ibyo wize kuri level yo munsi y'uburezi yaho ngo bijye kubarurirwa muri level isumbuye. Hakaba ikindi kibazo, kubaha diplome nk'abize kaminuza kandi barasoje icyiciro kimwe, ibyo batize gusa. Nanone basanga cya kibazo gihari cyo kuvuga ngo ntabwo bafite credit nkeya, ntabwo zujuje 100%, ntabwo bafite credit nkeya zitahabwa wize kaminuza. naho ikibazo byo birumva kitanoroshye. Bahita bumvikana gushyiraho a new program muri Coding Academy cyangwa muri university. University gakomeza ibyayo. Ariho watangira gutubwira ngo university ya Coding Academy. Yes, batekereza gushyiraho icyo bita Rwanda Coding Institute, icyo bazita ngo ni School of Emerging Technology. School? Ishuri ry'ikoranabuhanga rishyashya rigenda riza. School of Emerging Technology. No kuvuga abana baraje muri Coding Academy bakabona akaba ariho bakomereza university. Yego. Kuko muri yo baraba bagiye gukona urushishi. Taragera kure. Urumva biteye ikibazo. Kumva ikibazo kimwe kandi bari gushaka igisubizo. Kumva umwana wiga senior 5 senior 6 ubumenya afite amashuri yize muri kaminuza arangije mu mbere arangije 70%, mu wa kabiri 65%, mu wa gatatu mu wa kange, kandi muri department zose information technology, computer science n'iriya yindi muri department zose biteye ikibazo. Barazijagashase byagenze gute? Icyo ni kimwe. Ku buryo umwana nyine urangije segonderi yakabaye afite n'impamyabumenyi ya kaminuza kuko amasomo arayafite. Iri shuri rizaba icyo bita affiliated institute, rizaba rishamikiye kuri kaminuza y'u Rwanda. No kuvuga kaminuza y'u Rwanda izaba ifite ishami izaba ifite college yigisha siyanse y'imbandu. Ubwo abanguye kanyaho siyanse ikoreshwa ku butaka abantu batuyeho atari yo gufata formule n'indi ifunguye yaho gusa. Ako mana yanjye rubanda rugufi rwaragoye yose rugufi no umva mubwira impamvu ndwita rugufi. Niba byarashobotse ko umuntu wize segonderi ashobora kuba afite ubumenyi bungana na 70% mu mwaka wa mbere kuri muri kaminuza, iyi nama rero yaba Coding Academy. Namenye ko iri shuri kuva 2020 batangira kira gitekerezo, urumva inama yabaye 2022 batangira gufata ibisabwa byose. Bemeza ko yabitangiye mu kwa 10 2025, ariko ubu tuvugana mu kwa 10 ubu yakabaye iri mu kaminuza y'u Rwanda kuko iri affiliated kuri kaminuza y'u Rwanda. Ubwo niyo yari gukorana programme n'ibiki byose gasaba n'ibyangombwa. Ariko ubu tuvugana niba amasomo yari burare muri heke ni iri joro gusa ari bubarayeyo. Ishuri ryari butangire mu kwa 11 iyi kaminuza. None uyu munsi ntabwo ibyo ngibyo byo amasomo programme nibwo zageze muri heke ku makuru mfite. Programme bashaka kuzakoresha muri iri shuri yego byagombye ko ritangirwa ibyo byagombye kuba byararangiye.
none uyu munsi nibwo biri gutangira, nibwo byageze muri heke, ntabwo ari ugutangira, nibwo byageze muri heke. ubwo banze igenzura ayo maporogaramu igihe cyo gutangira, ubwo urumva n'undi mwaka n'ibyihuta, ku wundi mwaka mu gihe heke yagira impuhwe bikihuta, yego, cyangwa yabona akanya. turi muri gukoresha nizo zitoroshye mu gihe yabona akanya, ariko ikwiye kubigira vuba kuko inteke zimaze kurangiza n'umubare w'abana benshi. inteke nye ntabwo ari umubare muto, barafite akazi, ni abahanga mu bigo rwose, barafite akazi, ngo barafite akazi henshi, ntibanahembera amadiplome yabo, bari kubahembera akazi bakora. ariko ni nacyo umuntu yakabaye ahemberwa ubundi. bari mu bigo nka biriya by'irembo, bari mu mabanka, kandi barabasha gukorana n'ibyo bigo, barakora, sibyo? icyo ni kimwe. ariko rero iyi tekinoloji igenda iza, ikeneye ko aba bana bagenda bakiri fureshi, bakiga hakiri kare, bagakomeza. tuzi iby'amafaranga kuri iyo tumaze kuyabona, yego cyane, ntawigana ubukene, ariko ni na byiza ko umwana akura nyine mu buryo bugize. igisubizo cyafatiwe mu nama, hatangira process yo kugishyira mu bikorwa. amasomo yageze muri heke, bariri muri heke. ubwo igisigaye ni uko baro na kaminuza y'u Rwanda na heke bakorana, bakagenzura ibisabwa byose, rigatangira. ariko hano havutse ikibazo. urumva twamaze kumva ko nubwo abantu babiri bari kwiga siyanse, hari uri kwiga siyanse yo kugumana mu mutwe nka formule umuntu abaze, hakaba n'undi none uri kwiga siyanse yo kumenya ngo uko mpagaze aha ubu byagenda bite mbaye mbuje. hari intambara rero, nibyo nakubwiraga. sirakwiye ko ubona yirengeje umuhanda. none uyu munsi ukaba waje iri ku muvuduko uringaniye, itari bwangize. abigisha amasiyanse asanzwe ya teori ya formule, habe muri kaminuza y'u Rwanda n'izindi kaminuza, yewe no mu masegonderi, niba barimo bigisha siyanse muri kaminuza y'u Rwanda, segonderi kabizi kavuga ngo ibyo muri kwigisha twabirengejeho 70%, nta shaza ryazamo. ntabwo byabura kuko urumva umugati waba uri kuwurya, ariko ubu harimo intambara ivuga ngo, nibyo nakubwiraga, birashoboka ko wakumva umwarimu wa kaminuza ari kukubwira ngo aba coding academy kaminuza y'u Rwanda yaze kubakira ko basanze batarize. hari intambara y'abateorisiye b'aya masiyanse bamaze igihe babyigisha imyaka n'imyaka, ariko batari kubasha kubihuza n'ubuzima buriho bwa buri munsi. bazi formule mu mutwe, bazandika neza, ikibaho kikuzura amapaje n'amapaje, wamubaza iyo formule ushobora kuyikoresha bikanga. bari mu ntambara rero n'aba ba coding academy, bari mu ntambara n'iyi institute zaza, bari mu ntambara ikomeye ku buryo icyabaho cyose. urumva bamwe bari kwibaza ahazaza hacu ni ahahe, ko twayoboye ibintu byitwa siyanse mu gihugu, kandi tuyoboye igihe kinini. izi nkubaganye ziri kuzana iyi revolution, bizagenda gute uretse ko leta ibishyigikiye? kubika imbehe. rero ubwo akaba ari naho haba haravuye igihe wakivuga ngo abanyeshuri ba coding academy ntago biza amasiyanse kuko batari kwemererwa kujya muri za kaminuza y'u Rwanda, ahubwo icyo bagomba kujya kwiga. n'abaje bari kuvuga ngo twarize, ndabwa ko umuntu bizi ibiti bamize raporo. ariko none ntibaza, none se abatanga amakuru ko abana banyu mutiga bapfike, dusanga harimo intambara ebyiri. sibyo? yego. iya mbere ishuri rijyaho ryahembaga hafi 2.5 miliyoni ku mwarimu uje kwigishayo. yego. mu gihe ahandi no kugeza ubusinfu wa segonderi kugeza wa kaminuza mpamya ko batarenzaga 500. mwarimu wa kaminuza se kandi bityo ni make cyane, cyese nabo barabyongereye nyuma. icyo gihe uvuga gufata kuri ukajya kuraya byari byiza, bajya gusaba y'akazi. ariko ishuri ryarakubazaga, uretse ko hariza amasiyansi, twereka ikintu wakoze kiraninga.
ndabona badusubije mu bizame udafite ikintu kiraninga ntiyabonye y'akazi. ubumenyi ufite urabufite biri kugaragara mu nyandiko gutanga ibisubizo muri sosiyete. niyo mpamvu n'abari abana mu kubaha akazi bari kureba icyo bashoboye batari kureba impapuro babitse. kandi nacyo umuntu yakabaye ahemberwa icyazi kuruta icyo afite impapuro. agaforomero wakoze kavuyemo yawurute kariye. agaforomero wakoze banki kabiyifashisha irihe Jose ntabwo ngaho habura intambara kakaba karimo momo pay karihe. ahubwo wenda nuko bo baba bari intambara y'abize ariko ubundi ari nk'iy'abantu bari buhurire kugikwa bamererana nabi. ubwo indi seri nayo izaza ari abayuwara nabo bazanye ibindi bibazo. ubwo bwa mbere segonderi ubwo akazi karanze irigishije irangije basanga none babinjiriye no mu byabo. bakora paralelisme ya porogaramu ya REB muri kaminuza y'u Rwanda n'iya Coding Academy bafite basanga uwa mbere umwana yaranje 70% arajya muri kaminuza y'u Rwanda gukora iki mu gihe mu wa mbere yaranje 70%. basanga ntibazamuha amakredi ngo ajye mu wa gatatu kubera ko ntago wafata amasomo wigiye mu cyiciro cyo hasi ngo yahererwe promoting birumvikana. yakaba ahera mu wa mbere kandi mu wa mbere byari kwiga 70% n'umubare uri hejuru. akabona n'ubundi nta cyari bugiye gukora. urumva roza nk'abaganyi za Coding Academy zigarutse zisanze n'ababarimo mu byo biyigishirizaga. ubu ni ikibazo ndi kubaza Mineduc na REB n'abantu bari kwiga siyansi idashobora gutanga ibisubizo bafite batari kwiga mu buryo buri applicable. twagabanyije izo siyansi tugashaka abagize. cyane nabajije mate nize muri segonderi wayirukaniwe yazize iki wamugani ko twabonye bazana kosinisi ko hari ibyo umuntu yafataga mu mutwe kugira ngo arebe ko yimuka n'ibindi bibi byose byarimo. none se tutabwiye n'impamvu turi kubyiga uko biri kose nujya mu gisirikare zagufasha kurasa ahantu. imibare yo ubuzima bwa buri munsi burayikeneye wenda ibiformire bikomeye burayikeneye ariko ukabyiga gutyo nyine buragibuhumye naho ruzingiye nyine njye bityo nibaza. urumva iyi Coding Academy yaje ntekereza ko yaje ari nk'igerageza ntago bari bazi kizabivamo. yaje ari igisubizo ntago igerageza. mu gihe icyo bakoze igerageza rivuyemo igisubizo babonye ko ibyo bintu bishoboka umwana w'umunyarwanda ashobora kwiga siyansi azanageza. bazanye igisubizo muri segonderi. iki kibazo gihari abantu bari kwiga siyansi ariko ntago iri applicable. none se dufate siyansi abantu biga muri theory twongereho pratique iba applicable. nyine nanjye ndimo ndabaza ko noneho twabonye twese twamaze gusobanukirwa ko bishoboka. wenda bakoze inyigo zabo bo barabibonaga ariko uyu munsi twebwe tugendera ku buhamya bw'abahize bavuga bati bakora mu bigo bigiye bitandukanye kandi bikomeye kuko ubumenyi bafite bubemerera gukora ako kazi. noneho kubera iki muri kaminuza zacu ayo masiyanse noneho tutakongera kuvugurura uburezi niba muri Coding Academy byarashobotse. birasaba ko tuvuga cyangwa se Coding Academy ikongererwa imbaraga noneho zo kwakira benshi. birasaba ko Coding Academy itaba ishuri gusa iba ikigo gishinzwe siyanse mu gihugu. ntabwo ushobora kumbwira ngo umwana abuze amanota mukeya ngo ariko ugomba kwiga murenge w'iwabo ngo muhaye mate fizike hejuru hariya muri iyo uzamutse umusozi wa Kimisagara hejuru ahita ngo iki Kimisagara atari muri Karabaye hirya ntabwo ndi Kabukira Kabusunzu se atari Kabusunzu ntabwo ndi umunyakigali abahazi batubwira. nta kibazo mu mirenge hirya no hino hari ibigo bya siyanse bya nayini bijyamo abana babuze boarding bakajya kwiga siyanse mate zero fizike n'abazeru ni inyuguti F wenda ariko ugahora zose rizafa cyangwa S cyangwa sa cyangwa fa. birasaba ko
minisita nk'uku nguku yahuje abantu bakazana iyi revolution bakabata abana barize turi gusanga bageze muri kaminuza bakurikiye kaminuza y'u Rwanda nka computer science ariko wumva indi gap ihari niyo mpamvu politiki zagombye kuba zuzuzanya umunsi twavuguraga coding academy byagombaga kujya no kuvugura computer science iri no mu yandi mashuri ariko ikibazo niba abantu bayibitse mu mufuka uzayivugura uruhagaze ahubwo niba umwarimu uri kuyigisha ari guhembwa 2.5 noneho mu gihe muri kaminuza hakenerwa abafite ubwo bumenyi bwo guhereza abana mu Rwanda bajya kuvugurura ubworozi abantu bagahita bafite inka zose bakazijyana Uganda iyi siyansi kaminuza tuzayijyana ko tuyivugurura ugasanga badirizwe n'abantu barenze ko abantu bimurira inka muri Uganda mufate 70% hahingwe 30% hororerwa ako kako umuntu yibereye hano ari gushimishwa na ziranka z'amahembe ni economy cyagombye kugira nazo uruhare ziha mu bukungu bw'abantu ntizirushya korora ntizirushya gutunga aki siyanse yacu nayo niba umwana ashobora kurangiza muri segonderi agasanga yize amasomo kugeza mu wa 4 wandorere muri kaminuza yakoraga iki byagombaga kugera no kubivugurura niba iki kigo kijyo tukaba tugiye kwishyira ukwayo twerekeze mu nzira ivuga ngo dusura amashuri ya siyanse muri segonderi aho bidashoboka siyanse tuyivane ikintu muri kwigisha si siyanse urumva ikibazo nta nubwo muri kaminuza gusa ahubwo ubwo byagahereye ku mwana urangije nyine icyiciro rusange ujya gutangira gufata turebe nyine abafite ayo masiyanse sibyo genda umuyoboke uvuga ko n'ibyo bigo bashwiye kuvanamo ibigo bya siyanse nibavanemo abangabizi harya bamukumama tronkome bayita ngo iki mu cyongereza cyiza tronkome bayita ngo iki mu cyongereza cyiza orevo nivemo sibyo urumva umwana niba mu by'ukuri umuntu afite ubushobozi umwana ugeze mu urangije icyiciro rusange ugiye mu wa 4 afite ubushobozi bwo kuba yakwiga ikintu wowe watekereza ko yakibona muri kaminuza ariko n'uyu munsi akaba yakigaruka dufata ibigo bya segonderi coding academy ifata abana bageze mu wa 3 sibyo dufata ibigo bya segonderi mu gihugu tumenye ko buri ntara harimo ibigo 2 cyangwa 3 bya siyanse yase nkubaze Jose twahera ku banyeshuri cyangwa twahera no ku barimu babigisha turi buvugurure byose twebwe dufite abarimu bahagije bo kuba bafite ubwo bumenyi bwo kwigisha siyanse nk'uko coding academy yabikoze bashobora kuba kuna coding academy niyo bacurishije ahubwo bashobora kuba bajyana n'ubunebwe buhari bakaba bake kuko ntibanabyiteho ariko bashobora kubona ikisoko ribasaba nabo bakapugrading ubumenyi bwabo rega nibyo perezida avuga ngo abana bo muri kore ibyo bari gukora ko natwe tugira abana abacu babibasha byari bikwiriye ko irembo niba rishaka gukosoza ikintu gikosorerwa muri Singapore ni ugukosora ibyiciro byose habayeho gukosora ni ukwita ku kintu ko none dukeneye iki apana ibyo kugendera ku bakonservateri ubu se siyanse twi abantu bigaga ngo rate siyanse kiratini na siyanse uretse ku kantu ka siyanse siko kabyaye abantu kwize kiratini n'ikigereki ubu yabayeho guturetse ko umuntu ataramba ko ari cyo kigoboka abantu yasemurira abaratini bageze inaho akucyo cyose nk'ubugereki bukomeye kempoza ururimi isi yose abaromani bakomeye bavuga ikiratini n'imibare yabo n'uyu munsi turacyayikoresha sibyo usanga bose igihe isi yose n'induru y'ikiratini n'ikigereki bikarangira abahorandi bazengurutse isi biramva ngo indege zigwa mu Amsterdam isi yigeze gukolonizwa n'ubuharandi bacika intege hakurikiraho ubwongereza abongereza bavaho ubu hari abanyamerika niba bavaho ntabwo tuzi ko tuzabana n'abashinwa asaba ko monodike muri modire ishyiramo n'igishinwa tugatangira kukiga nk'ururimi rukenewe ku isi
izajya mu 2040 duhejwe n'amateka ikimandare gikomeye. Ubu muntu urabaza umwana ntabwo nzi neza igihe umuntu yawereye umuntu. Iyi Genizi ntabwo ikivuga umuntu ivuga umuntu. ntabwo nari mbashije guhita nsobanukirwa ngo umuntu nako bandika tabara yihora nakwandikira ngo mworereje umuntu muravuga nakora n'umuntu. nyine iterambere ari byo rizana akagira n'ibisigara inyuma ariko kijyanye no kuba abanyeshuri uyu munsi bari kwigishwa ibintu batazabashana mu buzima busanzwe utamubwira ngo iki kintu wize kizagufasha hehe. Ni nacyo kintu aya mashuri y'ubumenyi n'imyuga yazanye ubumenyi ngiro n'imyuga. Niba hari Rwanda Digital Talent Policy yagombye no kwibuka ko siyanse turi kwiga muri segonderi, siyanse turi kwiga muri kaminuza y'u Rwanda, turi kwiga siyanse yo kuwende mu kuzaruhanya kubana nayo. Yego. Iyi coding ijyaho abantu bakajya guhera muri segonderi, iri shami ryari rihari. Niba abo bana ibyo bari gukora aba kaminuza y'u Rwanda batabibasha, nuko hari abantu bafite inyungu muri je ifunguye. Turacyafite ibibazo kuko njya wenda ku bantu bajya bakurikirana inama zihuza abarwiyemezamirimo ndetse n'abanyeshuri baba bataka baravuga bati abanyeshuri muri kuduha ntabwo bajyanye n'inganda dufite. Niba rero uyu munsi uri gusohora abanyeshuri ukishimira ko umubare wabaye mwinshi ariko ibintu uri kubahereza nta hantu hamwe bazabikoresha. Muri siyansi ishuri rya siyansi Butare ntabwo nanjye ngo Butare muri kaminuza y'u Rwanda rimara imyaka. Nawe uracyarimo bari babandi bavuga ngo nanjye ubundi baracyari coding gusaba imyaka 3. None nkabaza umuntu yiga management kesieri aza managing iki sibyo? Keseri wa alimentation wa supermarket, keseri wa company. Nyine ubwo ikintu kiri kumvikana ntabure w'uruganda akeneye kumara imyaka 4 muri Yerika akora iki, arayimara muri iyi ya Kigali akora iki. Heke mwandi amasomo tukiga tugataha. Nyine ikintu kiriho urabona nk'uyu munsi umwana uri kwiga ubwubatsi. Yego. Ikizame cya leta bamushyira ku nigikwa akubaka ukaba bizi ko iki gikuta cyubatswe n'umwana uri gusoza. Rero dukeneye noneho ba undi wa siyanse utubwira ati nize kuvanga amabara ameze gutyo ushobora kubyara iki, aza noneho akacyapurika cyangwa se akanavuga ati ibi bintu nabikoresha muri ubuzima busanzwe. Ari bo bana Coding Academy yasohoye uyu munsi bakaba bajya mu bigo bikomeye bagakora bikemera. Mu Buyapani ngo bagezaho kukureba akakuvuga ngo uzarwara kanseri mu myaka 15 iri imbere cyangwa myaka 10 iri imbere. Sibyo? Nako nje kwanda umunyamayaga nkamubwira ya papa malaria gukubita icyumweru gitanu. Mu buryo bwo kuzafatanya na AI kuko iyi minsi iri imbere n'ubundi twe abenshi tuzava ku muceri cyangwa se wenda twiga kubana nayo. Nakubwira ngo umwarimu wize teori ya siyanse atazi naho ikora nta laboratoire hari ariho arigisha n'ubundi ngo siyanse tukavuga ngo iri shuri ngo ni siyango ni ngo ni école de science. Abenshi twagiye tunabona mu minsi yashize ukabona umuntu bari kuvuga ko ubwo niba nabyita twumvise ko hari indwara y'umujagararo mbimenye vuba ugasanga umuntu arimo arandika akavuga ngo imibare yaramusajije ngo siyanse zaramushajije ngo fizike yaramushajije yabaye nyinshi ngeraho imurenga. Sibyo? Coding Academy kanya wavuze ngo n'ibinyigo yarakunze niba byarakunze dusenye n'imyigishirize ya siyanse muri segonderi na kaminuza y'u Rwanda tubisenye tubihuze n'igihe kigezweho. Ikitari ibyo biri gutesha umwanya ababyigamo, biri gutwara amafaranga y'igihugu kandi nta gisubizo bifite muri society. Amin. Urakoze ariko ntago byoroshye. Dukwiye kwiga amasomo ajyanye n'ubutaka tubaho kurusha ko tubimenya mu mutwe tugafata amafaranga manini. Regisirikira kwereka ibisabwa ni kandi ubwo nyine aba bana barangije muri Coding Academy ni urugero rw'ibishoboka. Yego. Koze cyane. Yego.
ibyo byiza bakunze umuryango TV Gari Joseph Hakuzwe Muremyi bari mu b'amateori ya siyansi muvane mishaza murebe ibisabwa ikitari icyo muzahezwa n'amateka mwatumye ndenza fuso umuhanda none uyishubije mu muhanda simba shaka ku mapine uyisubije mu muhanda bw'ivuye muri control technique koze cyane ibyo byiza bakunze umuryango TV Gari Joseph Hakuzwe Muremyi n'indi Vanessa ikiganiro inama y'umutekano nakagaruka. Muraho waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite parafo za rangete, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya sitasiyo ku nyubako ya Ikaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. New Hope bafite inzoga za Moap bakorera Tedemir imbere yo kwandamage 0787731442 izi nimero wazikoresha wifuza kurangura byisumbuye cyangwa se amakuru ariko izi nzoga za Moap ziri ahantu hose. Arc Africa Bureau ni urubuga rwashinzwe n'abahanga mu by'ubwubatsi. Aba ni abahanga mu bijyanye no gukora ibishushanyo mbonera by'amazu y'ubwoko bwose bo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Arc Africa Bureau ifite abakozi bafite uburambe mu gutegura imishinga mu nzego zose z'ubwubatsi, ibishushanyo, amazi, amashanyarazi, interior design n'igenagaciro. Ibishushanyo dukora bikubiyemo iby'inzu zo guturamo, inzu z'ubucuruzi, inganda, inyubako zikorerwamo imyidagaduro, ibigo bitangirwamo serivisi, ibitaro, amahoteli, ibiro ndetse n'ibindi. Dutegura ibishushanyo na dosiye byose bikenerwa mu mushinga wo kubaka ku buryo uguze umushinga ahita akomereza mu gushaka ibyangombwa byo kubaka. Uguze umushinga wo kubaka kuri Arc Africa Bureau website tumufasha gushaka icyangombwa cyo kubaka nta yandi mafaranga atanze. Izindi serivisi zijyanye n'ubwubatsi zitavuzwe haruguru nazo ziratangwa muri Arc Africa Bureau. Imishinga yacu iteguranwa ubwitonzi bwinshi kandi ikagenzurwa n'abahanga mu bwubatsi muri buri nzego nk'aba architect, engineers, electrician, map engineer, abo bose bakawugenzura mbere yuko wemererwa kujya ku ipaji yo gucururiza imishinga irangiye kandi igurishwa. Intego yacu ni ugufatanya n'abafite imishinga yo kubaka kubona ibyo bifuza vuba, byiza kandi ku giciro utasanga ahandi. Arc Africa Bureau dukorera mu karere ka Gasabo ku Kacyiru ku muhanda KG 543, tukaba tunaboneka kuri telefone igendanwa 0788358747 cyangwa 0798541111. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu arcafricabureau.com. Watwandikira no kuri email info@arcafricabureau.com. Arc Africa Bureau turi abanyamwuga mu gukora ibyo wifuza vuba, byiza kandi ku giciro cyiza. Niba kubaza abantu batatu b'ingirakamaro mu buzima bwacu, dore igisubizo ukwiye kuzatanga. Benjamin Franklin wavumbuye amashanyarazi mu 1752. Thomas Edison wavumbuye urutsinga mu 1879 ndetse na kompanyi y'abanyarwanda yitwa Elemetech Group Limited. Iyi ni kompanyi itanga services zo gushushanya no gukora installation z'amashanyarazi mu nzu zabo zo guturamo, izo gukoreramo ubucuruzi, inganda n'ibindi bikenera umuriro w'amashanyarazi. Basuzuma ibibazo byose by'amashanyarazi kandi bakabikemura mu buryo bwiza bwa kinyamwuga. Batunganya kandi bagakurikirana ibyangombwa byose bikenerwa kugira ngo imirimo yo gutunganya ibirebana n'amashanyarazi bikorwe neza. Batanga kandi services zose zirebana no gushushanya no gukora installation y'amazi, amashanyarazi, ibikorwa remezo by'itumanaho n'ibifitanye isano nabyo byose, kandi ibi byose babikora mu buryo bubungabunga ibidukikije kandi inyigo zitegurwa hateganywa guhangana n'ihindagurika ry'ikirere. Naho ujye ushengurwa n'inkuru z'impanuka z'amashanyarazi zaturutse ku bunyamwuga buke bw'abakoze installation. Inzira yo kwirinda izi nkuru ni uguhamagara cyangwa kwandikira ubutumwa kuri WhatsApp Elemetech Group Limited kuri 07 85 48 54 69 cyangwa ukagana aho bakorera i Remera ku muhanda nimero KG 125 mu nyubako ya Ikaro Plaza. Wanasura urubuga rwabo rwa internet wa@elemetechgroup.com. Ntabwo ushobora kubara ingano ya miliyari z'amadolari ziba zihererekanijwe mu bucuruzi bw'isi buri segonda. Ku isi amafaranga ameze nk'amaraso atembera mu mubiri,
ubucuruzi bukaba imitsi itembereza ayo maraso. Hanyuma ibigo nka MGEI Limited bitanga amahugurwa n'ubujyanama ku bucuruzi n'imisoro, bikaba bari mu bigisha uko bakira. MGEI Limited ni sosiyete y'inzobere mu bukungu zitanga amahugurwa n'ubujyanama ku misoro cyangwa taxation, uko bakoresha EBM, ibaruramari cyangwa accounting, ubugenzuzi bw'imari cyangwa auditing, corporate management cyangwa imicungire y'ibigo, financial management ariyo micungire y'imari, gutegura imishinga no kwicunga project management, ndetse n'imicungire y'abakozi. Niba uri umucuruzi, ni gute wahuza ibyaranguwe, ibyacurujwe n'ibisigaye byose ubikoreye muri EBM system? Amasomo atangirwa muri MGEI Limited azatuma umenya impamvu wacuruza gutunguka cyangwa se anaguhe gutangira business niba wari utaratangira. Ibigo bya leta n'iby'abikorera bikeneye abarimu b'inzobere ba MGEI Limited kugira ngo bishobore gutera imbere. Amahugurwa atangwa na MGEI Limited atangwa ku manywa, ku mugoroba no muri weekend. Wahitamo kandi kwihugura online cyangwa iyakure guhera mu kwa 9 mu 2025 unyuze kuri wa3.iganeza.rawa. Dukorera Remera ku Gisimenti ku muhanda w'amabuye uri munsi ya Umuyenzi Plaza ugana ku Murenge. Duhamagare kuri 07 84 94 21 55 ubundi urebe itandukaniro riri mu gucuruza no gucuruza wunguka. MGEI Limited. Make change, we make the difference. She's never been tested here at the front line. Aya mazi arizewe kubera systeme yanjye amazi akadomo rwa ihindura amazi y'imvura amazi meza ni meza cyane mu guteka. Hari impamvu tutagira ikibazo cyo kubura amazi meza. Systeme amazi akadomo rwa ihindura amazi y'imvura amazi asukuye dushobora kunywa, dushobora no gukoresha ibindi byose. Ikindi kandi birahendutse. Nta gihe kize cyo kugura systeme y'amazi akadomo rwa. Ukoresheje amazi akadomo rwa ushobora guhindura buri gitonyanga cy'imvura amazi meza ukagabanya n'ikiguzi cya buri kwezi. Jya ku rubuga amazi akadomo rwa kuri page nkunganire uzuza ibisabwa cyangwa hamagara 0780 30 34 82.